Ni mu masaha y'igitondo, Noha rero aba ari kubwira tante we ati ariko tantine, ndifuza noneho kugufasha mu gikoni maze nkagufasha guteka. Naho rero tante we aba ari guseka ati ariko rwose uyu mwana ni umwana mwiza cyane, noneho nkunda ukuntu aba afite ubushake bwo kumenya ibintu byose. Tante rero wa Noha ahita amubwira ati ahubwo itegure vuba tugende nyine ujye kwiga kuru ya wikendi utaza gukerererwa. Uyu mwana rero yitunganya vuba vuba maze akabasezera, ubundi tante we akamuherekeza nyine ku ishuri aho aba agiye gufata coaching. Mu kanya gato rero Gihozo mama wa Noha uba wari usinziriye cyane rwose arakanguka maze agasanga hakeye, dore ko abantu bose baba babyutse ndetse batangiye n'imirimo. Ahita rero yerekeza mu gikoni ahaba hari ba tante ba Noha. Arabasuhuza rero maze bose bakamusuhuza, ababaza rero uko babyutse bakamubwira ko bameze neza. Bamubaza rero niba yiteguye kuba yafata ibya mu gitondo, maze akababwira ko rwose atarabifata kano kanya. Ahita rero ababaza icyo umugabo we yafashe, maze bakamubwira ko we yafashe ikawa ndetse n'umugati. Akanababaza rero amakuru ya Noha, bamubwira ko rero bamujyanye ku ishuri, dore ko nyine abakangutse kwa kundi umuntu aba agifite ibitotsi atarashyira ubwenge ku gihe ngo yibuke gahunda zose z'umunsi. Yababajije rero noneho ibyo bari gutegura kuko yabonaga n'ubundi bari guteka. Bamubwiye ko rero bari gutegura ibintu asanzwe akunda, ko rwose saa sita ari buze kuryoherwa cyane. Yarongeye rero ava hano, ariko mbere y'uko ahava tante wabo n'ubundi yahise amubwira ati umugabo wawe yavuze yuko ari buze gutaha kare, ngo uyu munsi arataha saa 10. Gihozo rero yahise yishima cyane, dore ko hari hashize igihe batabona nyine umwanya wabo wo kuganira cyangwa se kuba basohokana, kubera yuko umugabo we Tom yari asigaye akora maze agataha mu masaha y'ijoro cyane. Gihozo rero amara gusohoka, maze mama w'aba bakobwa, uyu nyine mama w'aba bakobwa aba ari tante wa Tom, naho bano bakobwa baba nyine ari bashiki ba Tom ariko bo kwa tante we. Uyu mumama rero ahita abwira aba bakobwa be ati ariko ni ukuri mba mbona rwose Gihozo atishimye, sinzi impamvu, mbona uriya mukobwa wagira ngo ntanezerewe. Naho rero uyu mukobwa umwe baba bari kumwe, dore ko aba yajyanye n'umwana ku ishuri, ahita amubwira ati ariko nanjye rwose mba mbona atanezerewe. Naho rero uyu mumama nyine wabo ahita amubwira ati ariko njyewe mba mbona rwose ahari ari uko umugabo we adakunda kubona umwanya, ntabwo amuba hafi, ahari niyo mpamvu tuba tubona atishimye. Birashoboka ko Tom aramutse abonye umwanya maze bakamarana igihe baganira, ahari rwose yakongera akishima. Uyu mukobwa ahita amubwira ati nyamara ibi bintu bimaze rwose amezi, gusa nyine ukuri kubitekereza nanjye niko ndi kubitekereza. Uyu mumama rero ahita abwira umukobwa we ati ariko ni ukuri ubuzima burakomeye ku buryo kubwumva bigoye. Iyo umuntu nta mafaranga afite biba ari ibibazo abahangayitse, ariko niyo amaze kuyabona nabyo biba ari ibindi bibazo. Urabona nyine ukuntu kera ba Tom nta mafaranga bari bafite, ariko nyamara reba ubu ngubu baba muri villa, bafite buri kimwe cyose. Ariko dore nawe ukuntu muri iyi nzu nta munezero urimo. Gusa nyine reka ndekeraho ne gukomeza kuvuga amagambo menshi. Uwo nyine ni tante wa Tom uba uri kuvuga. Ku mugoroba rero Gihozo aragenda akimeza neza cyane, arakaraba akimakiya, maze akambara nyine utwenda turi sexy. Aba yiteguye ko sheri wari butahe kare, aba yumva nyine uyu munsi ari umugoroba wabo, bakaganira bakishima nyine nka couple itabiherukanye. Aricara rero agategereza nyine umugabo we, ariko abona bitinze, maze akabona saa 2 zirageze, nyamara aba yavuze ko ari butahe saa 10. Yafashe telefone rero aramuhamagara, maze aritaba. Yahise amubaza ati sheri none se ugeze he utaha? Naho rero Tom ati ntabwo ndahaguruka, gusa mu kanya ngiye guhaguruka. Gihozo ati sheri watinze, ariko ni ukuri ni saa 2 kandi wari wavuze yuko uri buze kuza saa 10. Nagutegereje nakubuze. Uyu munsi nari niteguye ko rwose ari umunsi wacu, urabizi ntabwo duherukana.
naho rero Tom ati sheri umbabarire rwose ndabizi, gusa nyine samedi itaha nta kintu kimwe kizayirogoya, azaba ari njye nawe. Uyu munsi akazi kambanye kenshi, nari mfite amadosiye menshi nagombaga gukoraho no kuyashyira abagenewe, ndakwinginze rwose umbabarire. Gihozo rero umukobwa ucisha make cyane yahise amubaza atuje ati none se sheri urumva nyine uri butahe nka ryari? Naho rero Tom ati umbabarire maze umpe isaha imwe gusa ndaza kuba nkugezeho. Gihozo nubwo atari yishimye ariko yaramubwiye ati nta kibazo, ubwo nyine naho mu kanya, gusa umenye ko ngukunda. Tom ati ndagukunda nanjye urabizi. Mu kanya gato rero Gihozo akicaye nyine muri salo, Noha yaje kumusezera kugira ngo ajye kuryama. Aka kana rero kaje kihuta maze gahita gahobera mama wako, kahise kamwicara ku bibero maze aragakikira karamubwira ati ariko mama uzi ko nkumbuye ko dusangira? Naho rero mama we ati nukuri nanjye rwose ndabikumbuye cyane. Noha ati none se kubera ko utaje ngo dusangire? Naho rero mama we ati ntabwo naje ariko ndateganya gushaka umwanya maze muri iyi minsi tugasangira. Gihozo rero yahise abaza Noha ati none se wariye neza mukobwa wanjye, ibyo kurya wabimaze? Noha ati yego nariye neza. Ati none se mama wowe wariye? Naho rero Gihozo ati hoya ntabwo ndarya. Noha uyu mwana rero aba nazi ubwenge yahise amubaza ati none se n'ubu ngubu utegereje dadi? Naho rero Gihozo ati yego rwose wabimenye, uyu mwana nyine buri gihe uko yazaga kumubwira ngo basangire yahitaga amubwira ko ategereje dadi. Uyu mwana yari amaze kubigira nk'akamenyero ko nyine buri mugoroba mama we adafata amafunguro kubera yuko aba ategereje nyine papa we. Gihozo rero yasezeye Noha maze aramubwira ati usinzire neza kandi urote Imana, genda nyine ujye kuryama kandi ntukibagirwe gusenga, ujye uryama usenze kugira ngo utazajya urota inzozi mbi. Naho rero Noha ati yego rwose mama ndabizi cyane ko ngomba kubikora. Gihozo rero we yaricaye akomeza gutegereza Tom, gusa nyine bwaragiye rwose burira, saa yine ziragera, saa tanu ziragera, saa sita ziragera Tom ataraza. Noneho kano kanya Gihozo rero ari kujya amuhamagara ariko ntanafate telefone, akazi nyine kari kabaye indyankurye neza. Gihozo rero yicaye ku meza kugira ngo yifatire n'amafunguro ariko byaramunaniye nubwo yari ashonje cyane, ndetse rwose byasaga n'aho amaze iminsi myinshi adafata amafunguro kubera ukuntu yari yikumburiye umugabo we kandi nyamara banabana mu nzu, ariko nyine nta kanya rwose yari akibona, ntabwo bari bakibona umwanya wo kuba basangira amafunguro. Gihozo yakomeje kwicara maze areba ibisorori byari biteretse ku meza akabipfundura akongera akabipfundikira, mbese yari yabuze icyo akora, ari nako kandi telefone itari kuva ku gutwi ahamagara nyamara nta muntu witabaga iyi telefone. Byageze aho rero abona nyine amasaha yakuze cyane dore ko yari yanananiwe birenze ibikenewe. Yarahagurutse maze aragenda yihanagura mu makiyaje akuramo imyenda maze araryama, gusa birumvikana yaryamanye agahinda kenshi cyane kuko rwose uyu munsi atari yigeze anabona nibura n'umugabo we ngo anamusuhuze. Tom rero nawe yatashye ananiwe cyane, saa 8 rwose yari arushye birenze ibikenewe. Yahise ajya muri dushe nta gufata amafunguro maze ahita yambara imyenda y'ijoro, yagiye mu buriri maze ahita asinzira ako kanya dore ko rwose yarananiwe cyane. Bwarakeye mu gitondo rero nabwo nyine azinduka ajya ku kazi. Naho rero Noha we nyine abatante be barabyutse kugira ngo bamutegure, ariko nyine baramuteguye bagiye kumujyana. Mama we nawe yahise asohoka yihuta maze ahita abwira Noha ati sheri uyu munsi ninjye ndi bukujyane ku ishuri. Tante wa Noha rero yaratunguwe dore ko ubusanzwe iyi mirimo aribo bonyine bayikoraga, cyane cyane ko mama wa Noha we rwose yabaga yiryamiye, ariko uyu munsi yari yazindutse aritegura. Noha byaramushimishije cyane maze ahobera mama we aramubwira ati mama ndishimye.
tante rero wa Noha yaramubajije ati none se bigenze bite noneho ko ugiye kumujyana? Naho rero Gihozo atari ko rwose ni ibintu bisanzwe kuba najyana umwana wanjye, ahubwo ni nanjye ndi bumukure ku ishuri. Gihozo yahise abwira Noha ati sezera rero tante wawe maze tugende. Birumvikana nyine Gihozo yari yishimye kandi Noha nawe yari yishimye cyane kuba agiye kujyana na mama we. Yahise abwira mama we ati mama, ati rero nizere ko uri buze kungurira ice cream. Naho mama we ati cyane rwose, njye nawe turi kumwe simva hari icyo wabura, ahubwo se urumva uza gukunda iyihe? Naho rero Noha ati zose ndaza kuzifata, yaba vanilla yaba strawberry yaba n'izindi zose nyine nubinyemerera zose ndaza kuziryaho. Mama we rero yaramubwiye ati nta kibazo rwose mukobwa wanjye. Birumvikana nyine uyu mwana nawe wagira ngo ntabwo yaraherutse keya z'ababyeyi, kano kanya ibyishimo yari afite ntabwo byari bisanzwe. Gihozo rero na Noha bagenda bari kuririmba uturirimbo mu modoka, ibyishimo ari byose. Amara kumugeza ku ishuri rero ari kugaruka, maze agatekereza ko akumbuye umugabo we cyane, ndetse ko nta kundi kuntu yamubona uretse kumusanga ku kazi maze akagenda bakavuganirayo, kubera ko mu rugo bwo atakimubona. Yahise rero ahitira ku kazi ka Tom. Akinjira sekreteri yamubwiye yuko Tom adahari, ari mu nama n'iyindi kampani. Gihozo rero yahise amubwira ati gusa nyine umubwire ko ndi hano kandi mutegereje, nta kibazo bwarahansanga nava mu nama. Yamusabye rero ko yamuzanira amazi yo kunywa maze akaba ari kunywa. Gusa Gihozo yarebye ku meza maze asanga ifoto iri muri biro y'umugabo we, ni ifoto yabo bombi bari kumwe. Yahise areba ukuntu barebanaga bari guseka, maze yibuka icyo gihe ukuntu bifotoza iyi foto nta nubwo bari babona amafaranga menshi, ariko nanone bari bishimye kubera ko buri umwe yaboneraga undi umwanya, ndetse rwose babonaga umwanya wo gutembera, umwanya wo kuganira, guseka ndetse no gupanga iby'urugo rwabo. Yakomeje kwicara rero ategereje nyine ko umugabo we ari buze kuza. Naho rero ku rundi ruhande wa mutante wa Noha wari umujyanye ku ishuri yasubiye mu nzu, maze mama we n'umuvandimwe bahita bamubaza bati none se kugarutse ntabwo wakabaye uri mu nzira ujyana Noha ku ishuri? Nawe yahise ababwira ati nyine biratangaje ko mama we yamunyatse maze akamwijyanira, noneho yanambwiye yuko ari bujye kumwizanira. Umuvandimwe rero w'uyu mutante wa Noha yahise amubaza ati none si ibyo bintu birashoboka? Ubusanzwe ko zari inshingano zawe kuba ari wowe wajyanaga umwana ku ishuri ukanamuzana, birashoboka ko yabikwaka gutyo gusa, cyangwa hari ikintu wakoze cyatumye gukuraho izo nshingano? Naho rero uyu mukobwa ati nta kintu na kimwe rwose nakoze, ntunze ariko ubwo se urumva naba nakoze iki? Nta na kimwe rwose, yambwiye gusa ngo nimuhe umwana mujyane, ngo kandi araza kumugarura. Uyu muvandimwe rero we yahise avuga ati nyamara ibintu rwose biri kugenda bidukarana, twaje hano tuje gufasha Gihozo, ariko tekereza ko atangiye kujya byose abyikorera. Ntureba ko uyu munsi yavuze ngo nimuhe umwana amujyane ku ishuri? Ndababwiza ukuri, ejo noneho azabyuka atubwire ngo dufate ibintu byacu byose twigendere, ngo kuko ntacyo tuhamaze. Mama wabo yahise ababwira ati hoya, nimureke gukabya rwose muvugira umuntu ibyo atavuze. Birashoboka ko nyine afite impamvu yatumye yumva ashaka kujyana umwana, ariko ibyo kuvuga ngo yatwirukana ibyo rwose mwibitekereza. Naho aba bakobwa bati none si inzu ye, abishatse ntiyabyuka akatwirukana? Mama wabo ati yego ndabyumva ni inzu ye, ariko ntabwo Gihozo yabikora, ni umukobwa warezwe, ntabwo yabyuka ngo atwirukane gutyo gusa. Ikindi kandi ntacyo tumutwaye, icyo tumaze hano ni ukumufasha imirimo kugira ngo abeho atuje, yumve amerewe neza. Naho rero muri biro kwa Tom hashize umwanya munini, maze wa musekreteri aragaruka azanye amadosiye. Gihozo rero yahise amubaza ati umugabo wanjye ntabwo arasoza inama? Naho rero uyu musekreteri ati mumbabarire, yayishoje ariko yahise asohoka yihuta maze aragenda. Gihozo ati none se yari abizi neza ko ndi hano? Sekreteri ati yego yari abizi rwose, nabimubwiye,
ariko yasohotse yihuta cyane rwose ku buryo atarebaga inyuma. Gihozo rero ntabwo yabyumvaga, birumvikana nyine akajinya kashatse kuzamuka, ariko agerageza kwikaruma kubera ko yari ari imbere y'undi muntu batamenyeranye cyane. Yaramubwiye ati nta kibazo, aseka nyine by'uburyarya ati ntacyo, komereza ibyo wari urimo. Sekreteri yamaze gusohoka maze Gihozo afata telefone, yahamagaye rero umugabo we wari uri no mu modoka ari kwihuta cyane rwose. Yaramubajije ati uri hehe? Naho rero umugabo we yahise amubwira ati sheri umbabarire rwose, umbabarire nagize misiyo y'akazi yihuse cyane ku buryo ubu ngubu ndi mu nzira njya ku kibuga cy'indege kandi ndi gukorera ku isaha, kuko rwose ndebye nabi natakaza kontra y'amafaranga menshi, naba nguye ntabwo nazongera kubasha kubyuka. Ngomba rero gukora ibishoboka byose kugira ngo aya mafaranga rwose mbashe kuba nayinjiza muri kampani yacu. Umbabarire gusa nyine ningaruka ndakeka noneho nzabona umwanya maze njye nawe tukaganira ibyo ushaka byose. Gihozo ntabwo yabyumvaga, ati noneho urambwiye ngo ugiye muri misiyo y'akazi, wari ugiye utanansezeye? Ahubwo se ubu koko byari kugutwara iki iyo uza gufata umunota umwe gusa ugasohoka muri sale y'inama maze ukaza nibura ukanansuhuza? Tom ati umbabarire sheri, umbabarire rwose n'ibyo ndi gukomeza nkubwira ntabwo byari gukunda, byihutirwaga cyane kandi byari binantunguye, ntabwo ari ibintu nari nateguye, ahubwo nyine ngomba kwihuta nkagerera ku kibuga cy'indege igihe. Gihozo rero yagerageje kwikaruma, nyamara yumvaga nyine agahinda kari kugenda kamurusha imbaraga. Yahise amubwira ati noneho nta kibazo, gusa nyine ndagukunda, ugende neza. Nyamara Tom yari yamaze gukupa kubera ukuntu nyine yari afite pressure. Gihozo yitegereje iyi biro, areba hirya no hino, areba ahantu hose, yumva buza ahantu ashinga ibirenge, yumvaga nawe atazi ibintu biri kumubaho. Yarahagurutse kwa kuntu umuntu ahaguruka wagira ngo nta nubwo azi icyerekezo agiye kwerekezamo, maze afata inzira nyine ngo atahe. Yibazaga ukuntu umugabo we ari gukomeza kugenda amuhunga, agenda amujya kure. Yari kwibaza ati ese umugabo wanjye ntabwo akinkunda, ngenda abona ibyo ari gukora atari ukubura umwanya, ahubwo ari ukumpunga, ari kugenda anshyira kure ye, ari kugenda rwose yigirayo. Sinzi impamvu ndi kubona hagati yanjye n'umugabo wanjye hari kugenda hazamo distance ndende. Gihozo rero agera mu rugo rwose bisa nkaho yataye umutwe, biba bigaragara ko ababaye cyane, nta muntu n'umwe aba ari kuvugisha, aragenda agahita yinjira mu cyumba yihuta. Nyamara rero tante wa Tom uba wamubonye ndetse n'aba bakobwa be bahita bajya hanze, maze aba bakobwa bakabwira mama wabo batari ko se koko mama utabeshye nta kintu uri kubona mu myitwarire ya Gihozo? Mama wabo ati ndabibona ko Gihozo atameze neza, ndabibona rwose ko hari ikibazo. Naho rero aba bakobwa bati hoya ntabwo ari ibyo turi kukubaza, wowe nta kintu uri kubonamo? Mama wabo ati mwagira ngo mbonemo iki se? Aba bakobwa bati twagira ngo ubone yuko nyine yaturambiwe, ntabwo dushaka hano, niyo mpamvu atakituvugisha, ahari turamubangamiye. Mama wabo ati hoya ntabwo ari byo, biragaragara yego Gihozo afite ikibazo, ariko ikibazo afite ntabwo agifitanye natwe. Nkanjye nyine ndi umuntu mukuru, mba mfite ijisho rya mukuru, mba nabibonye. Gihozo afitanye ikibazo n'umugabo we nubwo ntazi ngo ni igiki. Naho aba bakobwa bati none se ni gute baba bafitanye ikibazo ko kuva twagera hano tutarumva batongana cyangwa se babwirana nabi? Mama wabo ati Gihozo ni umukobwa uzi ubwenge, buriya Gihozo ni umukobwa nyine utuje cyane, biragaragara ko hari ikibazo ariko ntabwo yagisakuza. Ndabizi nyine uriya mukobwa mba mubona ko nyine atapfa gusakuza ibintu bye. Akomeza rero abwira aba bakobwa ati nimutuze rwose, ntabwo bitureba kandi mwihangayika, muhumure rwose ntabwo bagiye kutwirukana, dore ko aba bakobwa baba bagize ubwoba ngo bagiye kubirukana muri runo rugo. Bo baba batekereza ko aribwo Gihozo yarakariye, icyo bataba bazi ni uko yifitaniye ibibazo n'umugabo we byo kuba nyine yaramubuze kandi bari kumwe. Uyu munsi rero Gihozo yiriwe areba kuri telefone ategereje yuko Tom yamuhamagara cyangwa akamwohereza ka message
ariko nta na kimwe yabonye. Bwarinze bwira maze ajya mu buriri, nabwo telefone yayishyize hafi ye cyane. Yumvaga akamesaje kavuze ati ahari nyine aranyandikiye, yareba agasanga si we. Yaraye areba kuri telefone ngo nibura arebe ko yamuhamagara, ariko rwose ntiyigeze amuhamagara. Yararanye agahinda rero kenshi, yabonaga umugabo we atakimwitaho, wagira ngo hari ntakimukunda. Bwarakeye mu gitondo yarazindutse dore ko n'ubundi nta bitotsi yari afite, maze ajya mu gikoni ajya gutegura amafunguro ya mu gitondo. Wa mutante rero wa Noha yinjiye mu gikoni nawe azindutse kugira ngo ategurire nyine Noha amafunguro, maze atungurwa no gusanga Gihozo ari gutegura. Yarabanje yibyiringira mu maso, maze ahita amubaza ati uri gutegura ibya mu gitondo? Gihozo ati cyane, ndi gutegura ibya Noha nanjye. Uyu mukobwa yahise amubwira ati ariko urabizi ko zari inshingano zanjye, ari njyewe rwose wagombaga kubikora buri munsi. Urabizi ko musaza wacu yatubwiye ko tugomba kugabana imirimo, buri wese akaba afite uwo akora. Urabizi ko rero guteka njyewe ari inshingano zanjye. Naho rero Gihozo yahise amubwira ati yego ndabizi, nta kibazo, n'ubundi uraza gutegurira abasigaye. Uyu mukobwa ntabwo yabyumvaga, ahari yatekerezaga ko hari ikitagenda. Yabajije Gihozo ati none se tante, haba hari ikosa nakoze kugira ngo kano kanya ube wumva utakishimiye ko nategura amafunguro? Gihozo yaramubwiye ati hoya, wakoze rwose ibintu byiza cyane, ndetse ndagushimiye kubw'akazi wakoze, ariko guhera uyu munsi ndifuza ko noneho nakora byinshi byerekeranye n'umukobwa wanjye, kandi rwose ntibikubangamire. Nta kintu kindi rwose kiri inyuma y'ibyo. Ntabwo rero uyu mukobwa yabyumvaga, yumvaga haba hari ikitagenda kugira ngo kano kanya Gihozo abe yibereye mu gikoni. Gihozo yaramubwiye ati nta kibazo, bugiye rwose reka ntegure amafunguro, ninsoza ndakubwira maze uze utegurire abasigaye, kandi ntugire ikibazo, nta kibazo njye nawe dufitanye. Ndetse rwose Gihozo yabimubwiraga ari no kumwenyura, ubona koko ntacyo bimubwiye, ariko nyamara uyu mukobwa we wabonaga afite ubwoba bwinshi, ndetse ubona rwose bisa naho atakaje inshingano ze bari baramushinze. Gihozo rero amara kujyana umwana ku ishuri, maze n'ubundi mu rugo rwose bagasigara ubona abantu bose igikuba cyacitse. Ba bakobwa bahamagara mama wabo baterega rwose nuko tubikubwira ntubyumve, ariko ntabwo Gihozo dushaka hano. Tekereza ko noneho ageze no ku rwego rwo kubyuka akajya kwitegurira amafunguro, noneho tekereza ko tumusaba no kumufasha maze ntabyemere. Nyamara rwose ntabwo adukeneye hano. Umukobwa wo muri aba rero yahise avuga atari ko se ubu ko tugerageza kumworohereza ubuzima, tukamukorera byose, tukamwubaha, ni gute yaba ashaka kutujugunya hanze? Mama wabo ati nyamara ikibazo si icyo, ahubwo Gihozo afite ikibazo, kandi rwose ikibazo kimukomereye ni uko ahari tutazi ngo ni ikihe. Aba bakobwa bati se urumva ari ikihe kibazo yagira? Umugore ufite umugabo w'umukire nk'uyu nguyu umuha amafaranga, noneho muri kino gihe bwo amafaranga ari kwisuka nk'imvura, nta kibazo na kimwe rwose yifitiye. Ubwo se urumva ikindi kibazo cyaba ari ikihe? Naho rero mama wabo ati bana banjye, amafaranga ntabwo ari igisubizo cy'ibibazo byose. Nabo bati none se urakeka haba harabaye iki? Bakivuga ibyo rero bahita bumva umuntu ari gusona ku muryango, bose bahita bagira ubwoba ukabona barikanze, buri wese agashaka icyo akora, ati ashobora kuba ari ugarutse. Mbese buri wese ahita yipanga umurimo ako kanya. Bajya gufungura rero, maze ahubwo bagasanga ni Tom wari ugarutse. Abananiwe, abagenda ameze nk'uri kugenda asinziriye. Tante we rero ahita amubwira ati ni karibu rwose muhungu wanjye, urananiwe cyane rwose biragaragara, akazi kagiye kuzakwica. Gusa nyine nifuzaga kukuvugisha, nuko amaze iminsi narakubuze, mba mbona akazi karaguheranye. Tom ati none se ntabwo byarindira ngo mbanze nduhuke? Uyu mutanti we ati ntabwo byarindira, kubera yuko ndabizi ko mu kanya waza kubyuka ugenda, kandi rwose maze iminsi ngukeneye, nuko nari narakubuze. Baragiye rero bicara muri sale amanje, maze Tom aramubwira ati mbwira, ati hari ikibazo se gikomeye? Tante we yaramubwiye ati muhungu wanjye rwose urabizi ukigura iyi nzu ni njye muntu wa mbere
n'abakobwa banjye twifuje kuza kubana nawe kubera ko nyine twabonaga iki kizu ari kinini cyane kandi nyine umugore wawe akeneye abantu bo kumufasha, gusa asigaye asa naho rwose atakidukeneye, wagira ngo nta bufasha bwacu agikeneye kubera ko ibintu byose asigaye abyikorera, yaba uwajyanaga umwana ntakimujyana, yaba uwatekaga, byose asigaye abyikorera. Ikindi kandi umugore wawe rwose ntabwo yishimye, arababaye, afite umubabaro ugaragara no ku maso. Tom ati none se yaba yarababwiye yuko atabakeneye? Naho rero tante we ati hoya, ntabwo yabitubwiye, ariko umurebye ubona ko rwose atishimye habe na gatoya. Tom ati ndaza kumuvugisha maze numve aho ikibazo kiri. Tante we rero yaramubwiye ati gusa nyine Tom, umuhungu wanjye rwose nkubwize ukuri, kuko njye ndi tante wawe kandi ndi nka mama wawe. Nta mugore n'umwe kuri iyi si wakwishimira umugabo umeze nkawe, utajya aboneka mu rugo, uhora yagiye, uhora mu kazi. Naho rero Tom yaramubwiye atega rwose tante, nanjye si njye, ndakora cyane kugira ngo umugore wanjye n'umwana babeho neza, nifuza ko umuryango wanjye wabaho neza, ibyo nkora byose rero nibo nkorera, ntabwo byakabaye bimubangamiye. Tante we yaramubwiye ati yego rwose birumvikana, ariko nanone ntutekereze ko rwose umugore wawe yabyihanganira kubera ko aragukeneye, akeneye ko muganira, akeneye kukubona iruhande rwe, none yarakubuze burundu, nta n'uwamenya nyine aho akura uwo munabi aba afite. Tante we kandi yakomeje amubwira ati ndagusabye rwose ugerageze ushake umwanya maze muganire, naho ubundi rwose waba uri gukorera ubusa, wazashiduka waratakaje ibintu by'igiciro ngo uri kwiruka ku mafaranga. Tom yaramubwiye ati nta kibazo, ndaza gushaka umwanya maze tubiganireho. Gihozo rero aragaruka maze agasanga Tom yicaye mu cyumba, ahita amubaza ati waje se ko utambwiye ko wari uri mu nzira? Naho rero Tom ati nari nzi ko ndi buhagusange. Gihozo ati nari natwaye umwana ku ishuri. Tom rero ahita amubaza ati none se ubundi bimeze neza hagati yawe n'abandi bo muri runo rugo? Gihozo ati ya cyane rwose bimeze neza. Tom ati tante yambwiye yuko bigaragara ko rwose utakibashaka hano, ushaka ko bose bagenda. Gihozo yaratunguwe ati njyewe? Ati reka rwose, ahubwo se umuntu wagize icyo gitekerezo ninde? Umuntu wakubwiye gutyo ninde? Tom ati nyine bambwiye yuko usigaye wikorera ibintu byose kandi bari hano kugira ngo bagufashe. Gihozo ati niba ari ibyo ngibyo byo nzakomeza no kubikora, kubera yuko umwana wanjye mba mbona nyine ankeneye mu buzima bwe, nkeneye kumuba hafi ndetse nkamukorera byinshi mu byo ngomba kumukorera mu buzima. Ndifuza ko nyine umwana wanjye ari njyewe wajya umukorera byose. Ahita rero yongera akabaza Tom ati ariko nyine biragaragara yuko wowe ufite akazi kenshi cyane. Tom ati cyane niko bimeze rwose, mfite akazi kenshi. Gihozo rero ati nyine urumva njyewe rwose mba mbona ameze nkaho mba njyenyine muri iyi nzu, umugabo wanjye ndamukumbura, umwana wanjye nkamukumbura, mbese bose mbabona gake gashoboka, wagira ngo ndi umugore w'umuseribateri kandi mfite umugabo, mbese ubundi birababaje, umugabo wanjye sinshobora kumubona. Naho rero Tom ati ariko urabizi nyine byose mbikora kubera wowe n'umukobwa wanjye, sinifuza ko twazasubira muri bwa buzima twabagamo kera, ndifuza ko nyine twabaho ubuzima bwiza, ubuzima buhenze bufite buri kimwe, ubuzima tubayemo ubu nibwo mbifuriza, niyo wowe waba utabwifuza ariko naba mbwifuriza umukobwa wacu. Gihozo ati ndabyumva cyane rwose, ndabyumva kandi ni na byiza, tubayeho neza rwose ndabishima, ariko nanone dukeneye nyine presence yawe mu buzima bwacu, turagukeneye, ntabwo wakomeza kuba kure yacu gutyo, kubera ko nutareba neza ibyo bihenze uri gukorera urwana nabyo bizagusimbura mu buzima bw'umukobwa wawe se. Naho rero Tom ati mbabarira wivuga ibyo bintu. Naho rero Gihozo ati ariko reka mbivuge kubera ko ibikorwa ukora nicyo byerekana, uzaduha nyine ibyo bihenze ariko wowe tukubure kandi nyamara ntabwo byagusimbura.
Uyu munsi rero n'ubundi Tom ndetse na Gihozo bamara kuvugana, maze Tom agahita ajya ku kazi. Uyu mugabo ntabwo aba yagira umwanya wo kuruhuka, mu bigaragara rwose aba akora cyane bikabije. Ku mugoroba rero Gihozo aramutegereza ariko n'ubundi akamubura, aricara akamutegereza, saa munani zikamugereraho. Abona rero saa munani zigeze maze agafata telefone akamuhamagara. Tom rero aritaba, akazi kaba kamwishe, n'ubundi aba yicaye muri biro ari kwayura, biba bigaragara ko rwose umunaniro ari wose. Gihozo rero ahita amubaza ati sheri, none se ntabwo urataha? Naho Tom ati akazi ni kenshi. Gihozo ati ariko saa munani z'ijoro zageze, wakabaye rwose utaha maze ukaruhuka. Tom ati hoya, ndacyafite akazi kenshi cyane. Gihozo ati none se nta kuntu nyine wataha maze ukagakorera mu rugo? Ngewe rwose ntacyo byaba bintwaye, mva kuba ndi kukureba gusa maze ugakorera akazi hano, ndakeka rwose nta kosa waba ukoze. Tom ati hoya, ntabwo byaba ari byiza kuzana ibintu byo ku kazi mu rugo. Gihozo ati nyamara birakabije, ubu se urakeka ari nk'abagabo bangahe baba bakiri mu kazi muri aya masaha? Tom ati nyine abandi bagabo si ngewe ndi umugabo ukeneye gukora kugira ngo urugo rwe rutazasubira inyuma, urugo rwe rukomeze rutere imbere. Byose nakubwiye ko mbikorera wowe n'umukobwa wanjye, sinifuza kuzasubirarwa muri bwa buzima twabagamo kera bwo kuba mu cyumba kimwe na salo, mbese ibibazo ari ibibazo. Gihozo atumva rero nkubwire, ahubwo ngewe nakifuje ko dusubira muri bwa buzima twari turyohewe. Yego rwose ntabwo twari dufite ibimodoka byinshi n'ibizu nk'ibyo dufite ubu ngubu, ariko nyamara twaraganiraga ndetse buri umwe wese yabaga ahari kubera undi, twarakundanaga, twabonaga umwanya wo guhana keya no kuganira ku bibazo byose dufitanye. Ariko ubu ngubu aho dufite byose ariko rwose twaraburanye, wagira ngo njye nawe ntabwo tubana. Tekereza nk'igihe naba mperukira nko kugutekera, nk'igihe twaba duheruka nko gusangirira, tekereza nyine nk'igihe twaba duheruka kwicara maze tukaganira. Bitekerezaho byose. Ese tekereza nk'igihe waba uheruka kumbwira ko nkunda, urumva hari ubwo rwose ibyo bintu waba ubyibuka? Tom rero nawe abitekereza akumva rwose ntabwo abyibuka, ariko akagerageza kubwira umugore we ko nyine ariko bigomba kugenda, agomba gukora cyane kugira ngo ibintu byose bigende neza. Naho rero Gihozo atari kubanza waribagiwe yuko nagukunze nta kintu na kimwe ufite, sinigeze nkunda amafaranga. N'ubu rero rwose nahitamo ko amafaranga yose agenda ariko ngasigarana umugabo wanjye. Ndamukumbuye umugabo wanjye, ndamushaka kumugira mu buzima bwanjye, ndamushaka iruhande rwanjye. Ntabwo rwose nkeneye amafaranga, ahubwo ni wowe nkeneye. Turagushaka njye n'umukobwa wawe, tugukeneye mu buzima bwacu. Tom rero ntabwo aba abyumva nyine cyane, ahita abwira Gihozo ati hangana ahubwo kuko mfite akazi kenshi, reka mbanze ngasoze. Gihozo rero ava kuri telefone maze amarira akamubana menshi. Ikintu rero kiba gitangaje nuko rwose bombi nubwo bafitanye ibibazo bingana bitya, ariko nta n'umwe ujya uca inyuma undi, nta n'ujya abitekereza. Ariko nyine akazi karabatandukanyije neza neza. Umunsi umwe rero Gihozo yari ari mu rugo nyine nk'ibisanzwe, yinjiye mu gikoni maze asangayo umukobwa umwe muri ba bakobwa nyine b'abavandimwe. Nyamara yasanze nyine ari guteka, yahise amubwira ati ariko mba nifuza kuvugana nawe inshuro nyinshi rwose. Naho uyu mukobwa ati wambwira nta kibazo. Gihozo rero yabwiye uyu mukobwa ati ariko se wowe iyo urebye ubona ubuzima bwanyu buzaherera hehe? Ko mbona mutitekerezaho, muba muri aha gusa mushaka kunshimisha no gushimisha musaza wanyu, kandi nyamara ntabwo bihagije. Mwakabaye mwitekerezaho ndetse mugatekereza n'ukuntu mwaprofita amafaranga ya musaza wanyu maze mugasubira ku ishuri mukiga. Ikindi kandi ubu rwose uko ibintu bimeze, mwakabaye mushaka nka aparitema yanyu mukayibamo, mugatangira nyine gukora ubuzima bwanyu, mukareka kuguma hano mureba uko twebwe turi gutera imbere nyamara mwebwe mutari kuva aho muri. Yari ari kumugira inama rero nziza nk'umukobwa nyine w'inkumi, ariko uyu mukobwa we ntabwo ari byo yari ari kumva, ahubwo yari ari gutekereza mu mutima we ati ari kunyirukana,
noneho rwose abimbwiye imbone nkubone ko aturambiwe ari kutwirukana, nta kindi yari ari gutekereza. Nyamara Gihozo wamubwira ibi yabimubwiraga nk'umuntu uri kumugira inama kandi nziza rwose yamugirira umumaro. Uyu mukobwa rero yahise amubwira ati ariko nyine musaza wanjye we nyine ashaka ko tuba hano. Naho rero Gihozo ati muba hano se mukora iki? Naho uyu mukobwa ati tubafasha. Gihozo ati none se mbere y'uko muza ntitwifashaga? Akazi kose ntitwagakoraga? Ntabwo rwose byababuza kwikomereza ubuzima bwanyu ngo muri gukora ibyacu? Umva ko ari ibyacu nyine, twe dufite aho tugeze, namwe mwakabaye mwitekerezaho maze mugatekereza ahazaza hanyu. Uyu mukobwa ntabwo yari ari kubyumva muri sanse Gihozo yabimubwiragamo, ahubwo yumvaga ko rwose noneho abirukanye neza ku mugaragaro. Uyu mukobwa rero yahise asohoka mu gikoni maze ahita yambara, ahita asanga Tom ku kazi. Tom akimubona yahise amubaza ati mu rugo ni amahoro? Ugeze hano ute? Naho uyu mukobwa ati umva nagushakaga cyane rwose byihutirwa. Tom ati ubwo se ni iki kintu wanshakiraga kitatuma untegereza maze nkagusanga mu rugo? Naho uyu mukobwa tukansanga mu rugo? Wowe se ujya uba mu rugo? Ubwo se twahurira he utabeshye? Nari mbizi neza ko rwose ntazagutegereza ngo nkubone kuko ntabwo ujya uhaba. Iyo uza no kuba uhari ntabwo ibiri kuba rwose aka kanya biba byarabaye. Tom ati mbwira nyine habaye iki? Naho nyine uyu mukobwa yahise amubwira byose uko byagenze maze aramubwira ati ure kuza gutaha kare utaza gusanga batwirukanye. Nyamara Tom hari icyo yari akuyemo. N'uyu mukobwa yaramubwiye ko rwose adashobora kumubona mu rugo, kandi na tante we yari yarabimubwiye, n'umugore wirirwaga bimubwira yari atangiye kumva ko ari ikibazo gikomeye, ko nta muntu wo mu muryango we wakenera no kugira ikintu amubwira maze nyine ngo amubone. Uyu mukobwa rero yageze mu rugo maze aganiriza umuvandimwe w'ibintu byose. Yaramubwiye ati ariko ubanza abantu bakunda ubukene. Uribuka kera ba Gihozo bakiba mu kazu gatoya ukuntu Gihozo yahoraga yishimye, yahoraga aseka, yahoraga anezerewe, ariko ndebera ubu ngubu afite ibintu bingana gutya asigaye ahorana umushiha. Ntabwo rero nabo babyumvaga, nyamara ntibazi ko uko yagiye abona ibintu byinshi ariko ahubwo yagiye abura urukundo rw'ubuzima bwe. Ku mugoroba rero Tom ataha kare kugira ngo nyine ajye gutongana n'umugore we. Agera mu rugo maze Gihozo akikanga kubera ko ababona atashye kare, ahita amubaza tumeze neza se? Nta kibazo ufite? Naho rero Tom ati ahubwo nakabaye ari wowe mbaza niba nta kibazo ufite. Gihozo ati kubera iki se kandi? Ko ndeba wagira ngo ntiwishimye. Naho Tom ati nishime nte? Mbwiza ukuri, kubera iki uri gushwana n'umuryango wanjye? Kubera iki ushaka kuwirukana? Uyobewe yuko bari hano kugira ngo bagufashe? Uyobewe ko baje hano atari uko bishimiye kuhaba, ahubwo ari uko bifuzaga kugufasha? None usigaye ushaka kwikorera ibintu byose? Gihozo ati ese nibyo? Ati rero njyewe ibintu byose nabwiye mushiki wawe byari ukumugira inama gusa, nyine nta nubwo nkifuza abantu bankorera ibintu byose. Barakoze rwose kumfasha, ni iby'igiciro, ariko rwose ntabwo ngikeneye ko ibintu byose aribo babikora. Tekereza nk'ubu ngubu ko ntakimenya ibyo kurya ukunda, ntakimenya niba wariye cyangwa utariye, kubera ko atari njye naguteguriye amafunguro. Kandi urabizi njye ntabwo ndi uwo mugore, mba nifuza gutegurira umuryango wanjye nkamenya ibyo mukunda n'ibyo mudakunda. Ubwo rero rwose ibyo byo ntabwo nabishobora. N'ubundi kandi byarangiye intonganya zibaye ndende, dore ko nyine Tom yari ari kubwira Gihozo ati ariko rwose abagore ubanza namwe muri ndashima, iyo mukennye uba witonganya kubera nyine ubukene. Nanone kandi umuntu yakorera amafaranga nabwo mukaba mwitonganya ngo ntabwo ahari, ariko se ubundi munyurwa n'iki? Naho rero Gihozo ati ariko njye sinigeze ngusaba kunzanira ibya murenge, sinigeze ngusaba kunshakira amafaranga, ahubwo nifuzaga urukundo rwawe, nifuzaga wowe, ni nawe nkeneye mu buzima bwanjye. Iby'amafaranga n'ibihenze ntabwo rwose mbikeneye, kandi urabizi ko ntabikunda.
Umunsi rero wakurikiye mu gitondo cya kare, n'ubundi nyine Gihozo yabyutse kare yibwiraga ko ahari ari busange umugabo we atarajya ku kazi maze bakaba bavugana. Yarabyutse rero maze asanga umugabo we ari mu gikoni, gusa nyine akimara kwinjira telefone ye yahise isona maze ahita yitaba umuntu wo ku kazi, yahise amubwira ko mu minota 15 ari bwo yamugezeho. Yahise rero arika n'icyayi yari ari kunywa maze ahita afata akabaga ke yatwaragamo nyine amadosiye, ahita abwira rero Gihozo ati sheri ndihuta nakererewe ku kazi. Gihozo rero yashatse kumuvugisha ariko ntibyashoboka kubera ko nyine Tom yari ari kwihuta cyane. Gihozo yahise asubira mu cyumba n'umujinya mwinshi maze abona ibi bintu atazabivamo. Yaricaye rero atekereza icyo gukora, yahise afata umwanzuro ko akwiriye rwose kuva muri runo rugo maze akigendera kuko n'ubundi ari kuhababarira. Ahari n'abatekereza yuko Tom atari butahe bizamworohera kuticwa n'agahinda, dore ko yumvaga agiye kuzaturika umutima. Yumvaga rwose agahinda kamaze kumurenga. Yahise rero afata varize ye ndetse n'iy'umwana, yatangiye gupangamo ibintu byabo maze bajya mu modoka barigendera. Yasize rero abwiye aba bakobwa ndetse na tante wabo ko bagiye mu kiruhuko, we n'umukobwa we bagiye ahantu mu rugendo. Nyamara ntabwo yababwiye igihe azagarukira, nta nubwo kandi yababwiye aho agiye aho ariho. Yamaze rero kugenda maze aba bakobwa basigara bari kuvuga bati ariko se noneho bigenze bite ko afashe amavarize akaba agiye, yaba se yaraturambiwe akabona tutava hano maze agafata umwanzuro wo kuduta muri runo rugo akigendera. Ntabwo rero babyumvaga, nyine bari bari kwibaza byinshi, cyane cyane ko batari bafite amakuru y'ibintu byose bibera muri runo rugo. Bahamagaye rero Tom maze bamubaza niba yabaza aho umugore we yagiye ko yafashe amavarize maze akagenda. Tom yaratunguwe, nta gitekerezo yari afite, ibi byose rwose ntabyo yari azi. Yababwiye rero ko atazi aho yagiye, ariko nyine ubwo agiye kumuhamagara maze akamenya aho yagiye. Yatangiye kumuhamagara adakuraho telefone, nyamara telefone ntabwo yari iriho. Yarakomeje aragerageza ariko agasanga telefone ya Gihozo ntabwo iriho. Ku mugoroba rero Gihozo yamwandikiye mesaje ati ntiwire kudushakisha, tumeze neza nta kibazo dufite. Nyamara we yajya kumwandikira agasanga ntabwo bishoboka, ndetse no kumuhamagara ntibikunde kubera ko nyine na telefone itari iriho. Tom rero yatangiye guhangayika. Uyu mugoroba rwose wamubereye umugoroba w'ibibazo. Yaragiye yicara mu cyumba maze abura amahoro, kuryama biranga, telefone akakomeza ayireba, ari nako kandi ahamagara ariko agasanga ntabwo icamo. Mu by'ukuri byasaga noneho naho bahinduye inshingano we ndetse na Gihozo, dore ko ubusanzwe Gihozo ari we wabaga yataye umutwe gutya ari no guhamagara, ariko kano kanya noneho rwose byari byahinduye uruhande kubera ko Tom niwe wari ufite stress zose. Bukeye mu gitondo rero Gihozo yashyizeho telefone noneho, nyamara ni nkaho rwose Tom yari yaraye ijoro ryose amuhamagara ariko yamubuze. Si we wagiye kumva telefone iciyemo, yahise amubwira ati mbabarira umbwire muri hewe n'umwana wanjye, nari nahangayitse cyane umutima wendaga kumvamo. Naho rero Gihozo atuje ati bonjour mugabo mwiza, wabyutse neza? Nyamara rwose Tom we yendaga nko gusara, stress zari zamurenze. Gihozo rero yahise amubwira ati umwana nyine nari namujyanye ku ishuri, gusa nyine tumeze neza nta kibazo. Yavugaga natuje. Naho rero Tom ati guhera ryari rero mugenda mukava mu rugo maze ntimuharare? Gihozo ati ubwo rero noneho utangiye nyine kuntega amatwi, ubu noneho nakubwira icyo nifuzaga kukubwira. Nahoraga nkubwira ko ntishimye muri iyo nzu. Naho rero Tom ati utishimye kandi wari ufite ibintu byose? Gihozo atumva kandi ibyo nyine nibyo nanga, utekereza ko mfite byose kandi ahubwo ntacyo mfite. Ibyo byose wowe utekereza ko ari iby'umumaro kuri njye ntabwo ari byo by'umumaro. Iby'umumaro kuri njyewe ni famiye yanjye, ni njyewe, ni wowe n'umukobwa wacu. Mba nifuza kukubona buri munsi, ukuyemo iminsi gusa wagiye gukorera mu ntara cyangwa mu bindi bihugu. Naho ubundi mba nifuza ko buri munsi nakubona. Nyamara si uko bigenda.
wagira ngo nta mugabo ngira, wagira ngo njye nawe ntabwo tubana. Igihozo rero yakomeje abwira Tom ati bisa nkaho rwose utakinkunda, bisa nkaho umubano wacu wahagaze. Uribuka inshuro zose twarasenze cyane kugira ngo Imana iduhe umugisha w'urubyaro, twarasenze kugira ngo Imana iduhe ubumwe, twarasenze cyane kugira ngo tubashe kwita ku mwana wacu, ariko rwose sinzi icyateye kuba urukundo rwacu rwarahagaze. Naho Tom ati niki kikubwira ko urukundo rwacu rwahagaze? Ko ngewe nzi neza yuko ngukunda kandi ngukunda mu buryo bukwiye. Gihozo ati hoya rwose ntabwo ukinkunda, niba unankunda ubwo si uko nifuza gukundwa. Urabizi wigeze kunkunda ndabibona, twigeze kubaho dukundana bya nyabyo. Rero urukundo rwawe nararubonye, ntabwo rero urukundo wankundaga kiriya gihe rusa n'urwo nkunda ubu ngubu. Ubu rwose narakubuze. Tom rero yahise abwira Gihozo ati mbwira, muragaruka mu rugo wowe n'umwana ryari, ko nifuza ko ibi byose byarangira? Naho Gihozo ati ntabwo tuzigera tugaruka na rimwe igihe cyose utazakora ibyo nkeneye gukora. Ikindi kandi ntiwirirwe wirushya ujya gufata umwana ku ishuri, kubera ko namaze kuvuga ko ari njye njyenyine mubyeyi ugomba kuza kumufata. Nta burenganzira ugifite bwo kuba wamukura ku ishuri. Ubwo rero rwose ntiwirirwe uta umwanya wawe. Gihozo kandi yahise amubwira ati nta n'umwanya kandi mfite wo gukomeza kuvuga, ubwo igihe uzumva witeguye nyine gukora ibyo nshaka uzambwira. Naho rero nutabikora ntabwo uzigera ubona Noha ukundi, bizaba birangiriye aho nyine. Yahise akupa telefone maze Tom ahita yumva abaye nk'usaze. Yahise atangira guta umutwe, yahise atangira nyine kumva ibintu biri kumurenga, yumva kontorore ari kugenda yibura, dore ko rwose yumvise nta kintu na kimwe yabasha gushyira ku murongo. Ari kujya ku kazi yumvaga ntabyo ashoboye, yumvaga nyine ibintu byose byivanze. Gihozo rero we yahise yongera yikuriraho telefone. Naho rero uyu musore yahise yitegura kugira ngo ajye ku kazi, nyamara akigera muri salo yasanze famiye yose imutegereje. Bahise bamubaza bati none se waba wabashije kumenya amakuru? Ati yego, Gihozo n'umukobwa wacu bameze neza, bose bariruhukije dore ko bari bahangayitse, nta makuru bari bafite. Bamubwiye ko rero bamuteguriye ibya mu gitondo, ariko ababwira ko rwose nta peta afite ndetse nta mwanya afite wo kubifata. Yahise akomeza ajya ku kazi, nyamara ku kazi yiriwe rwose ari ibitangaza gusa, kwikonsantara byari byanze, bya bindi bye yahoraga ari ku kazi nyine ubona afite umwete wo kugakora byaranze neza burundu. Yafata dosiye akayisubiza hasi, yajya gusinya dosiye akibagirwa icyo yari agiye gukora, yari yataye umutwe neza. Byageze rero mu masaha ya saa 9 maze telefone ye irasona. Yagiye kubona abona nyine n'Igihozo umuhamagaye. Yahise atangira kumubwira atari ko se kubera iki utari wampamagaye, kubera iki rwose watinze kumpamagara, ubu hashize iminota 20 yose nkererewe inama. Naho Gihozo ati kubera iki se wakererewe inama? Naho rero Tom ati nari ntegereje ko uri bumpamagare ngo ndeme agatima umbwire ko we n'umukobwa wacu muri mu nzira mugaruka, maze mbashe kuba concentre mu nama. Nyamara rwose byari ibintu bimfitiye inyungu cyane, kuko byari ibintu bigomba kunyinjiriza amafaranga menshi. Naho rero Gihozo ati hanyuma se njyewe hari ubwo nari nigeze ngusezeranya yuko ndi buze kuguhamagara, cyangwa ngusezeranya ko turi buze kugaruka? Nta kugaruka rwose igihe cyose utazakora ibyo gusaba gukora. Gihozo rero yakomeje kubwira Tom ati urumva ukuntu wataye umutwe, tekereza ko noneho uko kuntu umeze njyewe nabaga mbimeze ukubye inshuro 10. Nuko nabaga meze nyine iyo nabaga ntegereje yuko uzahindura ibitekerezo, iyo nabaga ntegereje ko uzanyumva maze ukampa umwanya ukamenya ko nanjye mbagukeneye, nuko nari meze nyine. Tom ati none se uri kwihorera, uri kunyishyura? Naho rero Gihozo ati hoya ntabwo ari uko bimeze, ariko nyine nkeneye rwose umuryango wanjye, nkeneye ko twongera kumera uko twari tumeze kera, nkeneye urukundo rwacu, nkeneye ibyishimo byacu. Ahubwo nyine
reka mbiprofitiremo maze ngutumire kuri dine ya famiye, ndifuza ko nyine ku mugoroba twaza gusangira nk'umuryango, gusa nyine ndashaka ko uza kungeraho saa moya z'umugoroba, ikindi kandi ndashaka ko uza kuza utambaye nk'umuntu uri muri biro, ahubwo nyine wambaye nk'umuntu usohotse. Ubwo bishatse kuvuga ko uri buve ku kazi maze ugataha ukajya mu rugo ugakaraba, ukambara nyine imyenda umuntu yambara asohotse, apa niyo yambara ari muri biro. Ikindi kandi nshaka kukubwira ni uko nyine izo saa moya nkubwiye nurenzaho n'umunota umwe ntiwirirwe uza, kandi nanone ubwo uraba utazongera kutubona ukundi, uhita udusezera nyine ntabwo uzongera kutubona. Ngiye kukohereza nyine aderese y'aho turi, ibindi ni ibyawe, gusa nyine ubyiteho kuko nurenzaho n'umunota umwe umenye yuko bitari bushoboke. Yahise yikupira na telefone maze amwoherereza aderese nyine y'aho bari, nta rindi jambo yigeze arenzaho. Yahise ajya kwitegurira amafunguro, atangira kwitegura nyine, yari ari kuvuga ati ubwo nataza n'ibyo nyine araba atadukeneye mu buzima bwe. Naho rero Tom we akimara kumva ibingibi nta nubwo yabaye akigiye muri ya nama, ahubwo yahise afata ibintu bye byose maze ahita ataha kugira ngo nyine ajye kwitegura ataza kuza gukerererwa. Tom rero ageze mu rugo nta nubwo yigeze abona ko muri salo hicaye abantu, kubera nyine ukuntu yari afite puresha. Yahise yiruka yerekeza mu cyumba, yaragiye arakaraba akuramo imyenda maze nyine yambara ikabutura noneho na tisheti, yambaye udukweto dusanzwe nyine two kwambara ku ikabutura, ubundi afata akabaga ashyira mu mugongo. Yarasohotse n'ubundi asohoka yiruka, abari bari muri salo bakomeza kumirwa ukuntu atari ari kubavugisha kandi bitari ibisanzwe bye. Bararebanye rero maze rwose batangira kumwibazaho, we yarigendeye maze basigara bavugana batari ko se noneho uru rugo rubamo abasazi gusa, reba nanone n'undi aragiye atavuze, buriya se we buriya murabona adafite ikibazo mu mutwe. Bari bari kumwibazaho nyine bibaza aho agiye, dore ko bitari ibisanzwe no kumubona yambaye uko yari yambaye kano kanya. Naho rero Gihozo we yakomeje kwitegurira amafunguro, ya mafunguro bakundaga n'ubundi nk'umuryango, kandi akomeza kuyategura areba no kuri telefone. Yaravugaga ati nataza ubwo rwose ni akazi ke. Icyo atarazi ni uko Tom nawe yari yashyushye kano kanya, yari ari kwihuta cyane kugira ngo ataza gukerererwa. Aka kanya nibwo yari akimenya agaciro nyine k'umugore we, nibwo kandi yari agiha agaciro ubuzima umugore we yari amaze igihe kinini abayemo amubwira ariko ntamwumve. Tom rero yagezeyo maze arakomanga. Gihozo yahise areba ku isaha maze asanga hari hakibura iminota rwose ngo saa moya zigere. Yaragiye rero arafungura, nawe yari yamaze gutegura ameza. Gihozo rero amara gufungura maze uyu mwana wabo w'umukobwa agahita yiruka asimbukira papa we, dore ko nyine aba anamukumbuye cyane. Tom rero ahita amuterura maze agahita amubwira ati umeze neza? Uyu mwana arishima cyane ati papa nari ngukumbuye, nifuzaga rwose kongera kukubona. Tom rero ahita amubaza ati none se ni hano nyine musigaye muba? Naho rero uyu mwana ahita amubwira ati yego, ati ahubwo merci kuko mama yambwiye yuko iyi nzu ari wowe wayituguriye, ati ariko narahakunze cyane, narahishimiye rwose. Tom rero ahita yindukira maze akareba Gihozo, bararebana nyine urumva abanakimurakariye. Gihozo rero nawe aba yamwihoreye ari gukomeza nyine kwitegurira ku meza. Bajya ku meza rero bagasangira, nubwo rwose bataba bari kuvugana, gusa nyuma gato nyine batangira kuvugana, ariko nanone ubona nyine kano kanya ntabwo Tom aba yishimye, aba akirakariye n'ubundi nyine Gihozo, gusa aba yishimiye umukobwa we cyane, dore ko n'umukobwa we nyine aba ari gushaka ko bakina udukino basanzwe bakina.
nyamara rero uyu munsi Tom yaratinze cyane ku buryo yatashye bugiye gucya. Tante we rero yari yamutegereje maze aramubura. Mu gitondo babyutse nibwo babonye Tom ari kujya ku kazi. Byasaga rwose nkaho ari nabwo yari akigera mu rugo. Tante we yaramukurikiye ku modoka maze ahita amubwira ati muhungu wanjye ko noneho waraye rwose umeze nkaho utatashye. Tom ati nta kibazo ariko nari mfite, nari nagiye kureba Gihozo kandi ibintu rwose ubu bimeze neza. Tante we ati none se barateganya kugaruka ryari? Naho rero Tom ati mbirimo ariko ni vuba rwose ntabwo birambiranye. Tante we rero yahise amubwira ati mwana wanjye nubwo wari uri kujya ku kazi ariko rwose ngomba kukuganiriza. Uriya mugore wawe Gihozo ni umugore mwiza cyane, yarihanganye bishoboka byose, mpora mbikubwira. Uzi yuko hari igihe yajyaga yicara imbere y'ibyo kurya yabiteguye maze akicara agutegereje, ubona afite akababaro kenshi, ubona afite agahinda kenshi, bikaza kugera mu masaha rwose yarambiwe akarinda ajya kuryama. Nyamara iyo watahaga ntabwo yajyaga akubwira nabi, yarakwihanganiraga. Wagize Imana washatse umugore ugukunda. Ndakwinginze rwose uzakora ibishoboka byose agaruke kandi ntuzigere umutakaza, kubera ko abagore nk'abariya ntabwo baboneka henshi. Aragukunda cyane niyo mpamvu yabashije kukwihanganira. Naho ubundi rwose ukuntu utaba mu rugo nta wundi mugore n'umwe wakwihanganira. Kano kanya rero Tom yari ari kumva neza cyane kubera ko nawe yari amaze kumenya akamaro k'umugore we. Yari amaze kubona icyuho gihari igihe adahari. Yari amaze no kubona ukuntu noneho biri kumutwara imbaraga zirenze ikenewe kugira ngo abe yamugarura mu rugo. Tom rero we yageze ku kazi maze afungura mashine. Nyamara igitangaje ntabwo yatangiye akazi, ahubwo yatangiye gutekereza. Atangira gutekereza ukuntu atarebye neza yahomba umugore we. Yatekereje rero ku magambo umugore we akunda kumubwira ndetse nayo tante we yamubwiye mu gitondo. Maze sekreteri abarinjiye ati ufite inama rero mu kanya gatoya, hari nyine abashoramari mugomba kuganira. Naho rero Tom ati nta nama ndi bujyemo, ahubwo gerageza uhakanire abantu bose twari kubonana uyu munsi, gahunda zose zikansaringe, ubwo nyine uzazishyira undi munsi, n'izo nama zose zireke. Sekreteri ati ariko iyi nama yo ntabwo byashoboka, urabizi nyine mwari mwaravuganye mbere y'uko dushyiraho itariki, mwarumvikanye birenze, ubwo rero rwose ntabwo twabasha nyine guhagarika iyi nama. Naho rero uyu musore atumva navuze ngo hagarika gahunda zanjye zose z'umunsi, ntabwo uyu munsi ndi buboneke, mfite gahunda yihutirwa. Sekreteri rero yarabyumvise maze nyine inama zose arazihagarika. Tom rero yahise ahaguruka azinga mashine maze ayishyira mu gikapu. Yahise agenda yerekeza aho nyine Gihozo asigaye aba n'umukobwa we. Nyamara amasaha ya saa sita yari amaze kugera. Bari bagiye gufata amafunguro ya saa sita, bari bamaze gutegura ku meza. Bamaze rero akanya batari gufata amafunguro kubera ukuntu Gihozo yari ari gutekereza, ibitekerezo byamutwaye. Yagaruwe n'uyu mwana we wari kumubwira ati none se mama ko tutari gufata amafunguro, tugiye gutegereza papa? Naho Gihozo yahise amubwira ati hoya ntabwo tugiye gutegereza papa. Bahise bumva rero umuntu akomanze ku rugi, maze Gihozo agenda yerekeza ku rugi. Yahise asanga rero ari Tom wari uje nyine, yaramufunguriye maze ahita amwenyura. Barasuhuzanyije, ibyishimo byari byose, maze Gihozo amuha karibu nyine. Naho rero uyu mwana wabo we yahise ahaguruka yihuta maze ajya guhobera papa we n'ibyishimo byinshi. Yaraje rero aricara maze atangira kubabaza ati mwari mugiye se gufata amafunguro ntaraza? Nyamara ntabwo bari bazi ko rwose ari bunaze. Gihozo rero yahise amubwira ati turishimye kandi nyine turakwakiriye, ubwo reka nawe tugutegurire amafunguro. Yahise babwira ati yego. Bateguye amafunguro rero barasangira noneho nyine nk'umuryango wishimye. Bari gufata amafunguro rero Tom yabwiye Gihozo ati biraryoshye cyane, amafunguro yawe nari nyakumbuye,
hari hashize igihe kinini rwose. Naho rero Gihozo yaramurebye maze aramwenyura, yaramubwiye ati ubutaha rero ubwo uzajya umpa umwanya nyine wo kugutegurira, urabizi mba mpari wese, ubabura ni wowe nyine ngo ngutegurire. Gihozo yahise amubwira ati nari ngukumbuye cyane, nari nkumbuye umugabo wanjye birenze uko wabyumva. Naho rero Tom ati icecekere, nanjye nari ngukumbuye cyane ntabwo ushobora kubyumva. Bakivuga ibi rero telefone yahise isona, nyamara yari telefone y'umuntu nyine bakorana bizinesi hafi na hafi. Yarayitegereje maze Gihozo ahita amubwira ati ariko niba ari iby'ingenzi cyane nta kibazo wayitaba. Tom rero yarabanje areba Gihozo, arahindukira areba uyu mukobwa wabo, yahise amubwira ati hoya, ntabwo ari iby'ingenzi kurusha kino gihe turimo, ntabwo ari iby'ingenzi kubarusha. Yahise afata telefone arayizimya maze ayishyira mu mufuka. Ibintu nanone byatumye Gihozo abona ko noneho umugabo we yahinduye ibitekerezo, ko noneho yiyemeje kubaha umwanya no kubitaho. Yaramubwira ati ntabwo nifuza kukubuza gukora akazi, ndabizi ko akazi ari ak'ingenzi, ariko nanone ntabwo nifuza ko akazi kaba mukeba wanjye, ahubwo ndifuza yuko twese wamenya nyine kutugabanya umwanya wawe, ukamenya igihe ugomba gukorera akazi n'igihe ugomba gutahira, kuko natwe tuba tugukeneye. Ibyo wakora byose tutakubonye ntacyo byaba bimaze rwose. Uyu munsi rero wabagendekeye neza cyane ku buryo byanarangiye Tom araye hano. Bwarakeye rero mu gitondo maze Gihozo aramubyutsa ati ugomba kujya ku kazi. Naho Tom rero yaramubwiye ati hoya rwose ntabwo nshaka kujya ku kazi, nibiza kuba ngombwa hari igikenewe cyane ndagikorera hano, ariko uyu munsi ndifuza kwiriranwa nawe. Ikindi kandi umbabarire ku byabaye byose, umbabarire kuba ntaraguhaye umwanya wari ukenewe, umbabarire kuba rwose naragiye kure yawe. Warakoze kandi kwihangana muri kino gihe cyose, dore ko nyine bitari byoroshye. Gihozo ati nakomeje kugukunda, ntabwo rero kwihangana byagombaga kunanira, kuko ni wowe muntu rukumbi nigeze gukunda, ni wowe nahaye umutima wanjye wose. Kukwihanganira rero urumva ko rwose bitananira. Bombi rero bari bishimye kandi bari basabanye imbabazi, bari biyunze, ndetse Tom yabwiye Gihozo ko ibi bintu bitazongera kubaho ukundi. Uyu munsi rero kuko bafashe umwanya uhagije wo kuganira, ni nabwo Gihozo yabwiye Tom ko agomba rwose kureba icyo yakorera abavandimwe be, nabo nyine bakagira ahazaza heza. Yaramubwiye ati ariko wabitekerezaho bagasubira mu mashuri bose, dore ko bayacikirije, kandi ubu ngubu ufite amafaranga wabasha kubitaho. Yamugiriye inama rero nziza, maze Tom yumva nibyo rwose. Yaratashye ajya mu rugo maze arabateranya bose. Yabwiye tante wabo rero ko yifuza ko nyine aba bakobwa basubira ku ishuri, buri wese agasubira mu mwaka yari agezemo. Yanabwiye rero tante wabo ko nawe yifuza kumushakira inzu yo kubamo, ariko nanone bakaba rwose bisanga hano iwabo igihe cyose babishaka bakazajya baza. Yababwiye ko kandi we nyine agiye kwimuka akava muri iyi nzu, kubera ko yifuzaga gusanga umugore we n'umwana mu nzu ntoya babagamo. Yarababwiye ati umugore wanjye yambwiye ko hari ahantu ariho hamushimishije, ndetse ko hegeranye abasha kwita ku mwana wacu, akamureba aho agiye hose, ku buryo adashobora kumubura nk'uko hano bigenda, agenda akajya muri etaje maze tukayoberwa aho yagiye. Naho hariya haregeranye ku buryo ahantu hose ari uba umureba, kandi kuva umugore wanjye yarahakunze birumvikana ko nanjye nahakunze. Ubwo rero muzajye muza hano cyangwa se muhagume, nta kibazo rwose na kimwe, ni karibu. Kandi Gihozo arabishimiye cyane, arabakunda, ndetse rwose ntabwo yifuza ko umuntu ajya kure ye, kuko mwaramufashije cyane. Uyu muryango rero warishimye, maze rwose barashimira cyane Tom, ndetse baranamubwira bati ushimire Gihozo kubwo kudutekerezaho, ndetse no kuba ari umugore mwiza. Gusa uramenye ntuzigere umutakaza, uzakora ibishoboka byose uzamuhorane, kuko rwose uriya mugore ni zahabu yigendera. Uyu munsi rero kuko bafashe umwanya uhagije wo kuganira, ni nabwo Gihozo yabwiye Tom ko agomba kureba icyo yakorera abavandimwe be, nabo nyine bakagira ahazaza heza. Yaramubwiye ati ugomba kujya ku kazi. Naho Tom rero yaramubwiye ati hoya rwose ntabwo nshaka kujya ku kazi, nibiza kuba ngombwa hari igikenewe cyane ndagikorera hano. Yaramubwiye ati hoya rwose ntabwo nshaka kujya ku kazi, ndabizi ko amafaranga wabasha kubitaho, kuko natwe tuba tugukeneye. Ibyo wakora byose tutakubonye ntacyo byaba bimaze rwose.
Tom rero yafashe varize ye maze ashyiramo nyine ibintu bikeya azi ko azakenera. Yaragiye rero arakomanga, nyamara yatunguwe no gusanga ahubwo na Gihozo nawe yamaze kwitegura, yateguye n'umwana amavarize yabo ari muri salo. Bakimubona rero batangiye gukurura amavarize, ahita ababwira ati hoya, ntabwo ari mwe muri buze, ahubwo ni njyewe nje kuguma hano. Ntabwo Gihozo yabyumvaga, yumvaga ameze nk'uri mu nzozi. Ati koko se? Naho rero Tom yamusubiriyemo ibyo yamubwiye, ati ibyo wambwiye byose nasanze ari byo, tugomba kuguma muri iyi nzu, irakunejeje kandi koko nibyo, bizatuma dufatanya kwita ku mwana wacu. Bahise bahoberana rero, ibyishimo byari byose. Uyu mwana nawe yaraje arabahobera bombi, mbese famiye yari yongeye guhura. Tom rero yahise abwira Gihozo ati warakoze kunkunda, warakoze kunyihanganira, ikindi kandi warakoze kunyigisha isomo ry'ubuzima. Wanyigishije yuko umuryango uza mbere ya byose, ko amafaranga ayo ari yo yose umuntu yashaka atasimbura ibyishimo by'umuryango. Ikindi kandi wanyigishije yuko kwibagirwa urugo maze umuntu akajya guhiga amafaranga bisa rwose nko gusiga urukwavu mu rugo maze ukajya guhiga isha. Kurebye nabi yasha utayifata, kandi wanareba nabi na rwa rukwavu ugasanga narwo rwagiye rwagucitse. Wanyigishije ko rwose umuryango wanjye ari wo ugomba kuza mbere ya byose. Hanyuma rero kuri ibyo byose ndagukunda, n'umukobwa wacu ndamukunda, niteguye kandi noneho byose kubifatanya kandi nkabikora neza. Ndakubwira yuko uhereye uyu munsi ntazongera gutaha nyuma ya 12:30, nibitinda bizaba saa moya, ariko ntabwo nzongera kurenza ayo masaha ntarataha. Ikindi kandi weekend ndayikwemereye ko ngomba kuzajya mbari iruhande, n'ubundi amafaranga ntabwo wayashaka ngo uzabona haguhagije. Gihozo yarishimye biramurenga, kano kanya amarira yari gutemba ku maso ye. Yahise yongera ahobera Tom maze aramubwira ati ndagukunda cyane, kandi rwose uri umugabo w'inzozi zanjye. Ngusezeranyije ko nzagukunda kandi nzakorohereza mu bibazo byose tuzahura nabyo. Humura, n'ubundi ntabwo nakunze amafaranga, ni wowe nakunze. Niyo waba nta kintu na kimwe ufite, ni wowe nkunda, ni wowe nkeneye mu buzima bwanjye. Ibyishimo rero byarabarenze, maze Tom amubwira ko guhera uyu munsi atazigera rwose yongera kumubura ukundi, ko bagiye kuzajya basangira, bagasangira amafunguro, ndetse buri umwe wese akaba hafi y'undi. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.